ni ikihe kintu uba wumva kikugoye cyane? Ikintu kingoye ni ukuba napfumbata umugore ufite ikibuno cyiza nkawe. Posting umuhungu dukundana ntakaza abandi 10 banyiyumvagamo kumurusha. Allo Ryitwa Baritazari. Shaire ugeze iri ndasize kare nini baryita Baritazari. Aha ako amana we Allah akbar Baritazari tata we Nzavu twumvikane w'intunguru kandi twese turi abantu bakuru genda kuruta mfite imyaka 52 kuba uyifite se bimaze iki ikimara cyo ntikivuka kikanasaza. Ariye maze kugira gasura gake ubundi mbaye mwiza cyane aho mbere y'umugore. Aho mbere y'umugore ariko urumva amabinga yari yarashize ureba nararambutse urabona ko ndakadamu keza vraiment nawe apfa kumbenga wakurenga kabisa nawaguca. aha hanyuma bwa mbere buryo naramubomoye bihagije ariko ubu ngubu nakuraje inzira zo kubomora cyane ngambye naza kuko kubomora saa 11 za mu gitondo kariya ko none kariya ko saa 11 kuki nyine saa 11 ni umubiri byikorana yo masaha Imana yagennye wowe ubundi bwumva. Njye buryo mbyumva ari amasaha mwese muba muri mu karere mukanya ari kumbaza wenda unjegeza amabona ndiryo buno risesamo umuntu nagiye yigurira icupa rwose. Ari isi n'izuba n'ikizenguruka ikintu nasubije ni izuba n'iryo rizenguruka isi. Ushingiye kuki? Shingiye ko urabona izuba riba ku isi nako izuba riba mu ijuru riba mu kirere hanyuma isi iki kibazo cyeko cyoje Papa J tafa akagisobanura. Burya motari benshi bakunda n'umupuri urumva ngatangiye motari barago baratwegera ko banakwegera no kakwegeka yitako yambaye utuntu wasubiza akaboko nyuma buryo ugahita ukora ku mupuri. Attention! Orientation east! Reposition! Go! God have mercy upon us. ndumugore njyewe Nakuri umukobwa se. Wakoze nta n'umwana ndabyara tuza bakurongore we bande ntago bakurongora akavuyo kangana gutyo. sha ibyo byo nta wabiburira wabisha. Ndi musore sawa bonire. Oya baitaza mpa. Oh no, what is food? It's food. Abaganga baratubeshye bisubiremo abaganga baratubeshye uretse kugenda manze nkwigisha akakantu ese wari uzi ko nta muntu numwe ku isi ujya woza intoki ze nagira ngo nkubwire ko mu by'ukuri nta muntu ujya ukarabya intoki ze ahubwo ni intoki ubwazo ziba zirimo zirakarabya izindi
aha basigaye byita ngo nyashi. aha yamaze abantu abagore bari kwahukana buri munsi udafite nyashi ntari kuba mu nzu didi ubagushize abantu bwiwe wazatwirima Ni ukuri pe ninze mu mutara uzamwe ugure esanse ariko kugeze ku rwego ariko rukomeye uzuhagarare wanjye uhagarare ku muryango bakubone twica abazima umva uzuhagarare ku muryango wanjye kuko niyo wagagaza kano ko hejuru gusa nta n'uwakongera kuntungura urutoki namuteka ntaza kujya akayirondo bari abakobwa kuko bafite go tekinike gukununga kubita ngo munsi usunda bivuga gute ibyo mu gifaransa bagita labia ngira la pum pum reka ndirebe pum pum nago shaka kuvuga abiyo magambo mabi oya pum pum ni intoki ko kunari ariko mana muri bigori uri kumva urareba ngo hari ukuntu ngo kunoryi ngo munsi y'intoryi wabamo akantu kameze n'agati gafite udushami tumeze gutya uri aujourd'hui aussi c'est un autre jour. nzaze kugusura nyine abo nariye rwose ugambyazemo umusaruro ubusugi bwanje ubutwari nazisha uri isugi se noneho waransugiye urabizi uri isugi waransugiye akurusha nanjye uzi ko ndi isugi bwije tonda wanjye ujya nandi isugi uri ikigo gipe umugabo babaga isugi hari umugabo bikira uri kubimbaza se nje ndi umugabo isugi gusa umugabo biki abasugira abasugira uzi ko nanjye ndisugira nanjye buriya ndisugira rwose buriya isugi yawe ihuye n'iyasugira byabyara singizwe noneho urutonda abahungu nabo bamenye ubwenge ntabwo bangiza spamu zabo gutyo mbere na mbere Imana yaremye yabanje kurema amazi tuzakaraba amazi yaremye isi itarabaho yabanje irema isi wivuguruza vuga ikintu Imana yaremye Imana yabanje irema isi niho isi se ni iki isi ni isi nyine duhagazeho isi ni umuntu ugatsindwa n'Imana isi ni wowe ego wasiwe biriya bintu nta muntu bitamara stress ariko ahubwo hari n'ababikora stress zikiyongera ariko kuri njyewe mara stress pe aha nese uhora muri stress igo shanzi boramo umuntu araza agapfukama imbere yawe gutya akagutakambira akakubwira ati wa muntu we ngwara nguriza udufaranga ibibazo biranyishe aha icyumweru kimwe ndabagukubise umufungo wawe umuntu mu byumweru bibiri telefone aba yayihinduye munyita umusazi Jackie ndimo abantu batandukanye mw'abantu mwe uyu munsi nakatinga ndi igini uyu munsi nkatinga ndi umuntu mwiza ndi umurokore nkatinga ndi pasiteri kwigisha ijambo ry'Imana kandi nabigisha mugafasha uyu munsi nkatinga ndi Isireye uyu munsi nkatinga nasaze nakuye agahukunyo c'est un autre jour.
udufaranga naguhishe turi hariya ku Gisenyi sinzi utuntu wari wihengetsemo numva hirya yanjye umupure barimo umva ni hasi hejuru ndinyabya buhoro nambara udusiripa ndagenda ndabutora barangirije rimwe nanjye Aja Yesu ngo yinjira Kaperinaumu wasanga umutipe wari waragize gute wari waramugo igiswari kivuga neza walikuwa mepo oza miguu imepo oza mikono imepo oza shingo limepo oza gusa nimugoroba yambwiye ngo twogane kare Gahira birabintu biraryoha oya Yesu we kogana n'umugore ni byiza nimugoroba yambwiye ngo waretse tukogana wanze ko mwogana ngo yakabuze kuri ikigwari icyo namenyesha abavandimwe kuva nashaka umugore ahubwo abantu barankunze kurusha ahubwo umugore wanjye niwe basigaye bakunda babonye uri seri rwose yakawacu wamwitayeho asigaye asa neza asigaye akaraba reba n'agakweto ko yanguriye agakeci ko nuva ngo hari ahantu henshi aba hahagaze indaya uri kumva ubu gufata amafaranga yawe ukajya kugura indaya bigutwaye wambwa umufuka manura ayo maboko umufuka Didi mama ndashaka po urashaka iki po ni nyaho ngaho urabeshya nye ku mugongo ndakuzi uragira ngo ubone uko urya amandazi oya Regimana nayo ni umugabo Nasarudi Imana ni umugore yari jye nyaragize ko Imana ari umugore Imana ntabwo ari umugore nese kuki basenga bakavuga ngo data wa twese uri mu ijuru ko batavuga ngo mama wa twese uri mu ijuru kuki abakobwa badakunda abasore bakenya nta mpamvu yo kwiyahura rega nzashaka umugabo agira urwa ndongoye agira n'urwa arongoye abana b'abandi bagasura wowe ibyo bintu byakubaho sinkwiyemereho niyo mpamvu nafashe umwanzuro ko njyewe sinzigera njya mu nkundo sinzigera mbana n'umugabo nzarinda mpfa nabanye n'umugabo mu nzu kuko njyewe nayafata nkayatogosa ubwo ukayarya ukayirira ndongera ndi Tata we Cyanutse inkweto kera nageraga hano wajya gukuramo inkweto hirya muri dushe ariko inkweto ubu nanakuriramo rwose ngeze muri sari wawe kwambura ati kwinjira no gukuramo inkweto ni vuba vuba aha mbere nageraga isoni nkabwira abantu ntumva barenze injirana ko ninzikuramo n'ibiri mu inzira yo kupfiramo